Iyo umuntu avuze La Casa de Papel cyangwa Money Heist, abantu bahita bibuka Prophecy, Berlin, Tokyo, imyambaro itukura n'agapfukamunwa bya Daryl. Ariko se wari uzi ko iyi seri yari hafi kunanirwa mbere y'uko iba icyamamare ku isi yose? Uyu munsi tugiye kureba amabanga n'ibintu bitangaje byabaye inyuma ya kamera cyangwa se behind the scene, ibintu abantu benshi batazi, bazi ko atari ukuri muri seri zakunzwe cyane ku isi. Amabanga ya mbere ni uko La Casa de Papel itari yateguye ngo ibe seri ndende. Abayikoze bari baratekereje kuyirangiza mu bice bike cyane gusa, kandi uduparite duke twese tworoheje. Mu by'ukuri inkuru nyamukuru yari kurangira nyuma y'ubujura bwa mbere gusa, mbese bari gukora agace kamwe bagahita barekeraho. Ariko icyatunguye abantu ni uko igihe yerekanwaga bwa mbere mu mateleviziyo muri Espagne, abayirebaga bagendaga bagabanuka. Buri cyumweru umubare w'abayirebaga waramanukaga. Hari abantu batekerezaga ko umushinga wari warananiwe. Ariko nyuma yaho haza ikintu cyahinduye amateka yose y'iyi filime cyangwa y'iyi seri. Netflix yaje kugura uburenganzira bwo kuyikwirakwiza ku isi yose. Nyuma y'amezi make gusa, abantu bo muri Amerika, Afurika, Aziya n'ahandi hose batangiye kuyivugaho cyane. Ikindi kintu cya kabiri abantu benshi batazi ni uko agapfukamunwa ka Daryl katari amahitamo ye ya mbere. Abashushanyije iyi seri bagerageje ibindi bishushanyo byinshi mbere yo guhitamo isura y'umuhanzi uzwi cyane Salvador Dali. Nyuma byaje kuba kimwe mu kimenyetso cyamenyekanye ku isi yose. Ikindi kintu cya gatatu gitangaje ni uko Prophecy, umuntu uboneka nk'udakora amakosa, yakunze kwibagirwa amagambo yo mu gice cyo gufata amashusho. Umukinnyi Alvaro Morata yasubiyemo amashusho menshi kurusha uko abafana benshi babyibaza cyangwa se babitekereza. Ikindi kintu cya kane ni uko hari amashusho yafashwe nijoro amezi menshi. Bamwe mu bakinnyi bavuze ko hari igihe basohokaga mu kazi nijoro, bagasohoka izuba ruko rirashe gusa, bakongera bagaruka nimugoroba baje gufata amaseri cyangwa se amashusho. Ikindi kintu cya gatanu gitangaje ni uko amafaranga menshi agaragara muri seri atari amafaranga nyayo. Byari ibintu by'impapuro bisanzwe, bya bindi bikozwe bise byacapye bimeze nk'aho ari amafaranga. Ariko nubwo byari impapuro cyangwa ari impimbano, byari byinshi cyane ku buryo bamwe mu bakozi babanje kubyitanya n'amafaranga ya nyayo. Ikindi kintu gitangaje twaje kubona muri ino seri cyangwa se abantu batamenye ni uko indirimbo Bella Ciao itari yarateganyijwe kuba ikimenyetso gikomeye cyane cyangwa se cy'iyi seri. Yari imwe mu ndirimbo nyinshi zageragejwe, ariko nyuma yo kuyikoresha yahise iba ikimenyetso cya Casa de Papel ku isi yose, kuko yashyizemo iyo ndirimbo ihita bumva Casa de Papel. Ikindi kintu abantu benshi batazi ni uko amashusho ya action yasubiwemo inshuro zirenga 20 kugira ngo agaragare neza. Hari aho imodoka yagombaga guhagarara ahantu runaka ku isegonda rimwe gusa, baje kubisubiramo inshuro nyinshi. Ikindi kintu cyaje gutangaza muri ino seri ni uko bamwe mu bakinnyi batangiye kuba ibyamamare ku rwego rw'isi kubera iyi seri. Mbere yayo benshi ntabwo bari bazwi cyane muri Espagne, n'abari bazwi bari gake cyane muri Espagne gusa n'ubundi. Gusa nyuma ya Money Heist cyangwa La Casa de Papel batangiye kwakira ubutumire n'amasoko aturutse ku isi yose kugira babamamarize. Ikintu cya cyenda ni uko abanditsi ba seri bahoraga bahindura inkuru bitewe n'uko abafana bayitabiraga. Hari bamwe mu bakinnyi batari kuzamura igihe kinini muri seri, ariko kubera ko abafana babakunze byagendaga birahinduka. Naho ibanga rya nyuma ni uko abakinnyi ubwabo batabwiraga byose uko inkuru irakurikirana. Hari igihe bahabwaga script yo mbese barasoma cyangwa baravugaho, ariko ibice bike cyane kugira ngo nabo batangazwe n'ibizakurikira. Niyo mpamvu amarangamutima mubona muri bamwe muri abakinnyi bo muri La Casa de Papel aba ari ay'ukuri bitewe n'ukuntu bamwe byabaga bibatunguye. Uyu munsi La Casa de Papel ntabwo ari seri gusa, yabaye umuco, ikimenyetso n'imwe mu nsinzi zikomeza Netflix yigeze kugira. None se wowe ni irihe banga ryagutangaje kurusha ayandi, cyangwa se ni ikihe kintu cyagutangaje muri La Casa de Papel? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ntibagire gukanda subscribe, share na like, ubundi ibiganiro byiza biracyaza. Ciao ciao.